Muraho neza bwoko bw'Imana, twongeye kubaha ikaze muri handitswe ngo, aho tugiye gukomeza n'igitabo cyo kuva ku gice cyaho cya gatandatu. Ubushize twari twarangije igice cya gatanu, aho twabonye uburyo Uwiteka Imana yahaye Abisirayeli isezerano yuko igiye kubatabara. Ubu ngubu tugiye kureba igice cyaho cya gatandatu, turahera ku murongo wa mbere, aho Uwiteka Imana yabwiye Mose izina ryayo kugira ngo abwire Abisirayeli Uwiteka uwo ari we. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, urakoze cyane kuko wicisha bugufi ukegereza abantu kugeza ubwo wemera no kwimenyesha umuntu ukamubwira izina ryawe. Ni ukwicisha bugufi gukomeye cyane, turigushimiye. Natwe uduhe umutima nk'uwawe kwicisha bugufi, tukugire nyambere. Ibyo dukora byose duharanire kuba ari udahesha ikuzo n'icyubahiro mu mibereho yacu ya buri munsi, ubitubashishe mu izina rya Yesu, amen. Kuva igice cya gatandatu ku murongo wa mbere, hari umutwe uvuga ngo Imana yongera kubwira Mose izina ryayo ikamutuma. Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko. Ibyo Uwiteka Imana yavuze byaje kuba impamo, kuko tubona neza mu gice cya 12 cyo mu kuva uburyo byasohoye. Uwiteka Imana yabwiye Mose ati, hasigaye icyago kimwe nzateza Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana. Ahamagara Mose na Aroni iryo joro, arababwira ati, nimuhaguruke muve mu bantu banjye, mwe n'Abisirayeli, mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga. Abanyegiputa bagomera ubwo bwoko ngo babohereze bave mu gihugu vuba, kuko bavugaga bati, turapfuye twese. Botsa imitsima idasembuye y'amarobe bavanye muri Egiputa atarotswa, kuko ayo marobe yatasembuwe, kuko birukanywe muri Egiputa ntibazarire, kandi bari bataritekera icyo kurya cyose. Tubibona mu kuva 11 umurongo wa mbere, no kuva 12 umurongo wa 31, 33 na 39. Aho ngaho hagaragaza ugusohora kw'amagambo Uwiteka Imana yabwiye Mose mu kuva 6 umurongo wa mbere. Naho ku murongo wa 2 handitswe amagambo agira ati, Imana ibwira Mose iti, ndi Uwiteka. Ni ukuvuga wundi kuri umurongo wa 2 igice cya 6, Imana yabwiye Mose izina ryayo. Yaramubwiye iti, ndi Uwiteka. Muri Bibiliya y'Igiheburayo iryo jambo Uwiteka ni Yahwe cyangwa se Yehova. Buriya Yehova bisobanuye Yahwe cyangwa se Uwiteka. Ayo yose ni amazina y'Imana. Icyakora muri Bibiliya harimo amazina menshi y'Imana. Gusa hano ku murongo wa 2 Uwiteka Imana yahisemo kubwira Mose iryo zina ryo ngiryo. Uko nguko niko Mose arakubwira Abisirayeli ndetse na Farawo. Ku murongo wa 3, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha, nitwa iryo zina Uwiteka. Mbese ni ukubera iki Imana yabwiye Mose iti, nitwa Imana ishobora byose? Kubwira Mose yuko yitwa Imana ishobora byose kwari ukugaragaza neza uburyo Uwiteka Imana nta kimunanira. Mu kuvuga ngo ndi ishobora byose, yashatse guhamiriza Mose yuko kubakura mu buretwa bwo muri Egiputa Imana ibishobora. Ibyo ngibyo natwe biduha ibyiringiro n'icyizere cy'uko ibyo dusabye Imana byose ibishoboye, kuko Imana nta kinanira. Imana yo mu ijuru ishobora byose koko, nta kinanira. Yo ubwayo niyo yabyihamirije, kandi natwe ibyo bikwiriye gutuma tuyizera, nuko ishobora byose. Ubushobozi bwayo burenze ubw'abantu, ubushobozi bwayo burenze ubw'ikintu icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu tuyiringira, tukayizigira, akaba ariyo twishingikirizaho, tukayihangaho amaso yo kwizera. Uburyo Imana yabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo tubibona mu Itangiriro 17 umurongo wa mbere, Itangiriro 35 umurongo wa 11, ndetse n'Itangiriro 48 ku murongo wa 3. Aho hose hagaragaza uburyo Uwiteka Imana yabonekeye ba sekuruza b'Abisirayeli, ari bo Aburahamu, Isaka na Yakobo.
none muri iki gihe Imana itubonekera hehe? Ubu ngubu ntabwo bikiri ngombwa yuko umuntu arota cyangwa se agahabwa iyerekwa maze akavugana n'Imana. Ibyo bikubayeho uba ukwiriye kubyigumanira, ahubwo ubu ngubu Imana yigaragariza cyangwa se itwihishurira mu ijambo ryayo. Mu byanditswe byera niho Uwiteka Imana atumenyeshereza ubushake bwe, akatubwira icyo dushakaho, kuko nibwo buryo Imana yaduhaye, nk'uko tubisoma mu Baheburayo igice cya mbere ku murongo wa mbere, yuko kera Imana yavuganiye na basogokuruza bacu n'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ariko muri iyi minsi y'imperuka ivugana natwe ibinyujije mu kanwa k'umwana wayo ari we Jambo. Jambo ni ijambo ry'Imana. Gusa bitewe n'umubano wafitanye n'Imana hari ubundi buryo yakwihishuriramo, ariko uburyo rusange twahawe ni ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana, handitswe ngo gusa. Ku murongo wa 3 nanone Imana yaravuze iti nitwa iryo zina Uwiteka. Ibyo nabyo tubibona mu Kuva 3:14, Zaburi 68 umurongo wa 4, ndetse na Zaburi 83 umurongo wa 18, na Yohana 8:58, n'ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 4. Aya masomo yose agaragaza izina ry'Imana. Iyo turi kwiga aya masomo avuga iby'izina ry'Imana, dukwiriye kuzirikana itegeko rya 3 rivuga riti ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko umuntu uvugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana ntabwo Imana izamara nk'utacumuye. Ni ukuvuga ntabwo dukwiriye gukoresha izina ry'Imana mu bidafite umumaro aho tubonye hose, kuko izina ry'Imana ni iryera kandi Imana niyo kubahwa, nk'uko tubibona muri Zaburi 111. Ku murongo wa 4 handitswe amagambo agira ati kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo ko nzabaha igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'ubusuhuke bwabo basohokeyemo. Imana yo mu ijuru yahaye Aburahamu na Isaka na Yakobo isezerano ry'uko izabaha igihugu cy'i Kanani kikaba igihugu cy'ubusuhuke bwabo. Natwe muri iki gihe dufite isezerano ridakuka y'uko Kristo Yesu yagiye kudutegurira ahacu, kandi kugaruka kwe niko kwizera kwacu kubakiyeho. Imana yabahaye isezerano ry'uko izabaho igihugu cy'i Kanani, kandi bagizwe cyangwa byemerejwe ko ari abasuhuke, nk'uko tubisoma mu Itangiriro 17 ku murongo wa 8 n'Itangiriro 28 umurongo wa 4. Abisirayeli bari abasuhuke mu gihugu kitari icyabo. Dusoma mu Baheburayo 11 yuko natwe turi abasuhuke n'abimukira mu isi. Ni ukuvuga mu isi nta gakondo tuhafite, kuko iwacu ari mu ijuru, nk'uko tubisoma mu Bafilipi 3:20. Uwiteka Imana atubasha kumeza kuzirikana yuko muri iyi si atariho iwacu, ko gakondo yacu iri mu ijuru. Uwiteka Imana abitubashishe. Dusenge. Data wera, Mana igira neza kandi Mana idukunda, tugushimiye cyane yuko udahwema kuduhugura impuguro z'ingirakamaro kuri twebwe. Uduhuguye amagambo meza yuko tudakwiye kwishingikiriza ku byo muri iyi si, ko atariho iwacu, turi abashyitsi n'abasuhuke, abagenzi n'abimukira, ko ahubwo iwacu ari mu ijuru. Utubashe kurangamira ibyo mu ijuru, ibyo mu isi twe kubiha agaciro, ahubwo mu migambi yacu ibyo duteganya byose duharanire kugira iterambere rishyitse mu by'umwuka. Utubashe gukora ibishimwa nawe mu izina rya Yesu. Amen.